kwiharira kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki ikibazo kibiki. Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho ariko hari ikibitera cyaba ari iki mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare. Impamvu ya mbere mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wenda najya kubyumva ariko mufite iki mwiratana mugira iki? Nashaka ko mumbwira iyo ari nacyo mwasuzumye haba hari ikibazo ki. No mu buryo busanzwe hari abantu nkorana nabo buri munsi ku munsi agakora ikosa nk'ubwo ariko byose kandi ni ibiki musore ati ni ikosa nkabyumva ko ni ikosa. Abantu dukora amakosa nk'abantu nta muntu wahora akora ibintu bizima igihe cyose. Hari aho umuntu ategwa agakora ikosa ibyo birumvikana. Haba hatarashira igihe kinini rya kosa rigasubiramo uwarikoze akaba ari usubiramo nkongera ariko ko wongeye ibi warabikoze ubushize wowe ubwawe uravuga ngo ni ikosa bisabira imbabazi ko wabisubiyemo se ko wabyongeye. Cyangwa se urugero ni bande bava mu karere aho umuvumburi porojegiti ijyana n'umuvumba ni bande haguruka n'undi ninde nawe haguruka ndeba mufite mudahaguruka ariko bagiye muvuga muhagurutse icara ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation nibyo igatanga n'amazi. Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri ugakurikirana kimwe udakurikiranye ikindi cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe pati imwe ya irrigation ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegeranye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu
kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari projet iri aho ireba abaturage, irimo components barizo zose, ni ukuvuga ngo niyo iguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa, icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya, ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na projet imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute? Mwibagiwe projet mu by'ukuri, mwibagiwe projet mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byari bagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya ahiva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nko mu bivuze koko kutavugana mu byo twinenze, inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano, ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri Gute? Mu byo twinenze Ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye. Mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagomba gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagomba kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma hari icyo wongeraho. Mwari muri hehe byagiye kuba muri? Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanura buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa,
biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora, bibiki ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Niba hari icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite, wenda najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Barakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murabyumvise, twaganiriye byinshi, twiyemeje byinshi, kandi turabizeza ko tutabigira amasigara byicaro, ahubwo twiteguye guhita dutangira kubishyira mu bikorwa. Rero Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aka kanya turifuza ko twabakira ngo mutugezeho ijambo mwatugeneye uyu munsi. Murakoze. Mwiriwe neza mwese. Karibu mwicare. Cyambere nagira ngo mbashimire akazi mukora muri rusange, ariko n'akazi mumazemo iminsi hano mu byo mwakurikiranaga. Ndetse nshima n'ibyo abayobozi bamaze kutugezaho bigaragaza ibyasuzumwe neza kandi n'ibyo n'ukuntu byasobanuwe birumvikana. Ariko reka dusubire inyuma gato. Nabwo nibo bwa mbere inama nk'iyi ibaho, cyangwa ibyasuzumwe byatugerejweho. Ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ibyo kwinenga, ibyashingiweho abantu binenga, n'imyanzuro, ninde hano ubyumvise bwa mbere? Ninde? Nimwe mbaza. Hari ubyumvise bwa mbere hano? Bwa kabiri se gusa? Bwa gatatu gusa? Ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ikindi kibazo wenda kitari kiri mu byinenzwe tugomba gusuzuma nacyo. Naho wahora winenga ugasuzuma ibitagenda neza, ukabitondora byose ku murongo kandi byumvikana, ndetse ugafata ingamba z'uko ibintu bigiye guhinduka. Ariko icyo tuvanamo kikaba kubisubiramo.
ubwo haba hari ikibazo kireba ndashaka ko mumbwira iyo ari nacyo mwasuzumye haba hari ikibazo ki no mu buryo busanzwe hari abantu nkorana nabo buri munsi ku munsi agakora ikosa nk'ubwo ariko ibyo se kandi ni ibiki musore ati ni ikosa nkabyumva ko ni ikosa abantu dukora amakosa nk'abantu nta muntu wahora akora ibintu bizima igihe cyose hari aho umuntu ategwa agakora ikosa ibyo birumvikana haba hatarashira igihe kinini rya kosa rigasubiramo uwarikoze akaba ari usubiramo nkongera ariko ko wongeye ibi warabikoze ubushize wowe ubwawe uravuga ngo ni ikosa bisabira imbabazi ko wabisubiyemo se ko wabyongeye ati ni amakosa ntabwo nzongera umunsi waba utararenga akaba yongeye mu gitondo ko wasabye imbabazi ukavuga ngo ntuzongera byagenze gute bya bindi nibwiraga ko ari ibisanzwe by'amakosa abantu bakora amakosa nk'abantu buriya ni uku duteye ni uku biteye ni uguhora ahubwo tuyasubiramo nta nubwo ari ikosa rindi rishya yakoze ni rya rindi yasubiyemo aho haba hari ikibazo cye mwarabisuzumye musanga ari ikibazo cye kuko nanjye se ndabibonera umutima nashaka kugerageza kubyumva ntabwo ndabyumva neza umuntu yasubiramo umuntu umuntu umwe yakoze ikosa rimwe the same person asubiyemo rya kosa inshuro zitabarika buri gihe ibyo biba bikiri ikosa biba byabaye uko nibwira biba byabaye umuco niko bimeze ariko se navuga ngo ni nako abyumva kuko aba yabisabiye imbabazi aba yumvise ko yakoze ikosa aba yanasezeranije ko atazabisubiramo ni ukuvuga ngo arabyumva rero ariko icyo ntarumva agewe ni ukuvuga ngo wabihoramo wakoze ikosa rindi rishya ejo ukongera ugakora irindi ibyo numva ari ibisanzwe abantu bakora amakosa ariko gukora ikosa rimwe buri gihe ukarisabira imbabazi ukavuga ko ugiye kubihindura ukongera ukarisubiramo ntabwo njye mbyumva nk'uburyo bw'abantu bakora amakosa mu buryo busanzwe biba byabaye ikindi kibazo muri uyu mwanya nk'umuyobozi ugakora ikosa ejo ukarisubiramo ejo bundi ukarisubiramo haba hari ikibazo cy'uko wenda wowe muri wowe hari ikibazo nawe utumva neza ugomba guhindura ariko noneho wavuye muri wa mwanya hakajyamo undi nawe agasubiramo ikosa rimwe akarisubiramo nawe kandi ubundi abantu baratandukanye ntabwo abantu bateye kimwe dufite imyumvire itandukanye dufite imikorere itandukanye dufite umwimerere utandukanye ariko kuba nakora ikosa uyu munsi ndi hano nkarisubiramo ejo nkarisubiramo ejo bundi nkarisubiramo ubundi bwa mbere nijye nk'umuntu
hari ikibazo, ariko unyigijeyo hakaza undi agahagarara nawe agasubiramo ikosa nk'iryo nakoraga, ubwo ikibazo murumva kiri hehe? Kiri kuki nasubiramo amakosa mu buryo bumwe nk'ubwo uwo nasimbuye yakoragamo amakosa? ubwo byumvikana bite? mubyumva mute mwebwe? nimwe mbaza. ikibazo kiri muri twe nk'Abanyarwanda, kiri muri twe nk'abandi ntiriwe mvuga, kambyihorere mbigire iby'Abanyarwanda gusa. ubwo dufite ikibazo ki? kandi uko mwicaye aha mwese, abayobozi mwicaye aha mwese, ntabwo navuga ko mutumva inshingano n'ibikwiriye kuba bikorwa. ntabwo navuga ko murabyumva pe, muranandusha no kubyumva. ariko jye aho bigeze niyo mpamvu mbaza ikibazo nk'iki ngiki. mu byo bavuze reka ngira ibyo ntangaho ingero z'amaporoje. bavuze igenamigambi rituzuye mu igenamigambi hari ibintu nka bitatu bifite ikibazo. kugena imigambi ntuyihuze n'ibikorwa bigomba kuba bikorwa muri iyo migambi, ntushobora kugira icyo ugeraho, cyangwa se uzakigeraho biguhenze pe. bigomba kujyana. icyo ni kimwe. hariho noneho no kutagena imigambi cyangwa kugena imigambi nabi. ikibazo cya mbere navuze, niyo waba wagennye imigambi neza uko bikwiye ariko utayihuza n'ibikorwa bigomba gukorwa kugira ngo hagire ikiva muri iyo migambi, icyo ni ikibazo ubwacyo cy'umwihariko nagishyize uruhande. ariko noneho ndababwira ngo hariho n'ikibazo cyo kugena imigambi nabi cyangwa kutagena imigambi, ukibwira ko hari icyo uzakora kiguha ibyo wifuzaga. ntabwo bishoboka. ntushobora gukora ibintu utateguye imigambi yabyo ngo ugire icyo uvanamo gikwiriye. cyangwa se nabyo mwabivuze rwose, mwabivuze neza, nateze amatwi nabyumvaga, navuze nsibe ibyo tubayemo imyaka ingahe ngewe mbona ubu noneho hagiye guhinduka iki, kubera ko mwabisobanuye neza niko bimeze. cyangwa se urugero, ni bande bava mu karere aho umuvumburi, porojegiti ijyana n'umuvumba, ni bande? haguruka. n'undi ninde? nawe haguruka. ndeba mufite mudahaguruka ariko
bagiye muvuga muhagurutse icara ntimurambirwa no kwicara. Poroje y'umuvumba yagomba gukora ibintu bibiri numva mbyibuka. Yagomba gukora irrigation, nibyo, igatanga n'amazi. Yes. Okay? Ibyo byombi byabujijwe n'iki? Byarahujwe kuko urumva hari imigambi mu project imwe ugomba gutanga ibintu bibiri, ugakurikirana kimwe udakurikirana ikindi, cyangwa ugakurikirana ikindi utakurikiranye cya kindi. Wagera ku mwanzuro gute uguha ibyo wifuzaga? Your Excellency, nibyo uko mwarimu bitwibukije n'igenamigambi ritanojeje kuko hakozwe pati imwe ya irrigation, ariko ugasanga twibagiwe ko hazabaho no gutanga amazi mu baturage mu mirenge no mu tundi turere twegeranye. Burya rero mufitemo no kwibagirwa. Ibyo nabyihoreye atari ibyo bibitirira muze kubyivugira. Umuntu yibagirwa ate? Mwibagirwa mute? Abayobozi mwakwibagirwa mute? Kuvuga ngo nibagiwe gushyiramo ikintu kijyanye no guha abaturage amazi. Byashoboka bite kuba hari proje iri aho ireba abaturage, irimo components barizo zose? Ni ukuvuga ngo niyiguma ari imwe mwajya kugira ikintu mwibagirwa ibyo ari byo byose. No muri irrigation bagomba kuba barasubiraga inyuma bakibagirwa equipment cyangwa amazi agomba habamo kwibagirwa. Icyo ni ngombwa. Urumva meya ibyo muvuga nibyo bijyanye mu byo mwavuze mutazasubira mwafashe ingamba nshya. Ubwo icyo cyo kwibagirwa kizavaho, cyangwa cyo kutavugana. Abashinzwe ibintu bitandukanye bijyanye na poroje imwe ifitemo ibintu byinshi igomba kuzuza, ubwo mwavuye aha noneho mugiye kuvugana ibintu ntarabona mu myaka 31 ishize. Komeza uvuge hanyuma mwibagiwe mute? Mwibagiwe poroje mu by'ukuri, mwibagiwe poroje mwagomba gukora, nicyo bivuze. Yego, kuko ibyo byari bagiranye bivuze ko n'ingengo y'imari bigendaho itari yatekerejweho, bisaba rero ko twongera guteganya ahiva. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika nk'uko mubivuze koko kutavugana mu byo twinenze inzego zose zihuriye kuri uwo mushinga, ndetse no gushyiramo n'umuturage agatanga ibitekerezo bye. Ubu ibi mwabimenyeye hano aho iminsi mumaze hano? Ntabwo mwari mubizi? Cyenda kubwira ko mbizi imyaka 30 ishize. Ubu mwaraje hano muraganira nibwo mwabyibutse ko ibyo bigomba gukorwa. Ubu mva hanizeye ngo ubwo mwabiganiriye mukabivuga noneho koko bigiye kuba. Ni ukuri Gute se? Mu byo twinenze ugiye kumera nka bya bindi nababwiraga, akora ikosa mu gitondo akarisabira imbabazi, bwajya kwira akaba yarisubiyemo. Tubigira intego, ndagufata ku mugoroba rwose wibagiwe ibyo unyemeza ko mugiye kubihindura. Ntabwo rirenga ntabikubwiye. Ntabwo riri burenge kuri buri muntu wese wicaye hano imbere yanjye.
mufite ikibazo mukwiriye guhindura vuba na bwangu ku buryo butandukanye no guhora musubiramo gusa musaba imbabazi. Ikibazo mufite ni iki? Hari ukwibagirwa, noneho hari kwibagirwa byinshi muri rusange, ariko hari no kwibagirwa icyo wagombaga gukora, ariko noneho ukibagirwa n'uwo wagombaga kugikorana nawe. Ntushobora kugira ikintu ugeraho na busa. Ibyo nabyo bituma hari icyo wongeraho. Mwari muri he byagiye kuba muri? Murakoze Your Excellency, mu by'ukuri biragoye kugira icyo ndenzaho, ni amakosa twakoze. Ariko gerageza umpe niba usobanuro buke buvuga ngo twakoze ayo makosa bitewe n'iyi mpamvu. Your Excellency, ngira ngo ikibazo nyamukuru ni ukudakoresha uburyo bwa multi-sectorial approach kuri iyi mishinga minini, tukamenya uruhare rwa buri rwego tukuzuzanya mu guhera mu nyigo no kubihuza. Nibyo ibyo biberaho iki kibazo ni iki? Ni amakosa yacu Your Excellency. Kumva kwiharira ikintu cya rusange ukakigira umuntu umwe gusa biterwa n'iki? Ni inyungu muba mufite muri ibyo bintu mugira ngo mutazisangira n'undi mwagomba gukora bibiki? Ikibazo kibiki? Your Excellency, mu by'ukuri ni amakosa yacu nk'abayobozi kandi nabyumvise ni amakosa, ariko impamvu ndacyashaka buriya hariho cause, hari ikibitera. Byo ni amakosa n'ibyo byo twabyumvikanyeho arazwi, ariko hari ikibitera. Cyaba ari iki? Mwebwe abandi mwicaye hano muracyakora iki? Nibwira ko mwicare. Impamvu ya mbere, mufite imico mibi irimo n'ubwirasi. Kwirata mu mico mibi bizaba iki gihugu cyanyu muzagisenya muri ibyo ngibyo. Murabirasi. Kandi mwiratana ubusa. Wonye bahaye icyo mwari mufite ngo uriratana icyo ufite wena najya kubyumva, ariko mufite iki? Mwiratana mugira iki? Abicaye inyuma hariya mumbwire mwiratana ibiki? Mufite ibiki natwe ngo tubirebe tumenye wenda ni mwebwe mbaza inyuma hariya mumbwire. Ntawe ushaka kugira icyo avuga. Iryo zina ry'ubwirasi mwaryemeye ni ukuri bashaka gutahana, ariko noneho muvuze ngira ngo namenye wenda ko bigiye kubavamo. Mwiratana iki? Abayobozi muri hano mwiratana iki n'aya makosa musubiramo buri munsi? Mwebwe muganira babiri, muhaguruke mumbwire icyo mwiratana. Mwebwe babiri, madamu n'undi, muhaguruke mumbwire mwiratana iki? Mugira iki? Murakoze. Mu by'ukuri nta kintu dufite cyo kwiratana. Hari akazi kenshi dufite ko gukora kugira ngo twemeze twubake igihugu cyacu. Mubuzwa n'iki? Ibyo dukeneye byose turabifite, ni ugukorana tugakorera hamwe dufite. Mubuzwa n'iki rero? Ibyo mvuga niba atari icyo navugaga cya mbere cy'imico mibi n'ubwirasi, mwabuzwa n'iki? Ntacyo mu by'ukuri, ni ukugira guca bugufi tugakora dukorera abanyarwanda kuko ari igihugu cyacu. Cyangwa mukabireka mukajya mu bindi, ntumwangize igihe cy'abantu, mukigera mu bindi byanyu bibaha ikuzo, bibaha kumera uko mushaka.
ntabwo tuzabipfa ariko niba mwemeye kugira ngo mugiye mu nzego z'ubuyobozi mugiye nta kuntu mwahunga kugira ngo mukore ibintu uko bikwiye kuba bikorwa ntabwo bishoboka ibintu ni bibiri murakora ibikwiye kuba bikorwa aho muri cyangwa se niwumva ntacyo bibabwiye cyangwa ntacyo bibatwaye mwigira ahandi rwose mukora ibyo mushaka ku giti cyane muzaba muhura n'ibindi ahandi uwiba aziba wenda agira ibyago bamufate afungwe cyangwa muzakora ibindi andi marorerwa aho muzaba mwagiye muhure n'ingaruka zabyo ariko ntabwo mwajya mu myanya y'ubuyobozi ngo mujye aho muba abantu batumva b'imico mibi baba birasi gusa batagira ikintu bakora kuvuga ngo project igomba guha abantu amazi igomba kuzamura ubuhinzi n'ubworozi ukavuga ngo mwaribagiwe ibyo umuntu arabyibagirwa it's literally criminal ukibagirwa mwagiyeho abantu bibagirwa ntibibagireho ingaruka madamu bite narebaga mvuga muri aho muganira nta n'ubwo mwumvaga n'ibyo umuntu ababwira ni iki ntabwo nyumva ko nareba kuvuga se unanijwe n'iki na mbere hose ko wavuga nyakubahwa nageragezaga gusemura ubwirasi icyo ari cyo yacyumvise cyangwa urakizi wamusemuriye ute I explained it as a lack of humility, and in French, nakoresheje orgueil. Kubera ko nzi iyo mico mibi mugira bitumye mbyumva no mu gifaransa. Yabyumvise rero. Okay. Mwicare. Ariko nimumbwire rwose ubu ni ibintu ubu bahora butyo buri kintu cyose muba hehe